Amahoro y'Imana abane nawe wowe ukomeje gukurikira Niwe TV ndetse nawe ukomeje gusoma amakuru agiye atandukanye ku kinyamakuru isezerano akadomo.com. Niwe TV ni channel ikugezaho amakuru atandukanye ajyanye n'iyobokamana ndetse n'inyigisho zigiye zitandukanye, ubuzima, uburezi, ibyegeranyo bitandukanye by'abantu bagiye bamenyekana hano ku isi y'abazima. Uyu munsi twanyarukiye i Muhanga tuganira n'abanyarwanda benshi mukunda kwita abasigajwe inyuma n'amateka, badutangariza byinshi bakomeje kunyuramo bihangayikishije ubuzima bwabo. Abasigajwe inyuma n'amateka bo mu karere ka Muhanga mu murenge wa Nyamabuye, akagari ka Gifumba, mu mudugudu wa Rugarama, baravuga ko babangamiwe no kuba babaye mu mazu ameze nabi yasadutse ndetse ava mu gihe cy'imvura. Ibi babitangarije ikinyamakuru Niwe TV tariki 12 Kamena umwaka wa 2021 ubwo cyabasuraga mu mudugudu aho batuye. Bavuga ko bafite ikibazo kibakomereye cyane cy'inzu zabo zagiye zisaduka ndetse ko banyagirwa y'imvura iguye ndetse bagahitamo kujya hanze ikabanyagirirayo aho kuguma mu mazu yabo ashobora kuba yabagwira. Si cyo kibazo gusa kandi kibahangayikishijwe, dore ko banahangayikishijwe n'ubuzima barimo kugumya bacamo, kuko bavuga ko abenshi bajya mu nsengero zitandukanye bakomeza guhabwa akato na bamwe mu bakristo kuko baba bafite ubuzima buciriritse. Reka twumve ibyo bagiye batangariza Niwe TV ndetse n'isezerano akadomo.com. Ubuzima turimo nuko nta kintu umuntu yifashije. Ubu n'iyi nzu nayo ubu nukuba hameze gutyo, ubu nukuba hameze gutya, nta cyumba kirimo, icyumba cyarashenyutse. None natwe twaba dufasha ubufasha kuba mwadufasha kuko nta papa tugira, ni umukecuru wenyine kandi nawe baba yagiye gushaka imibereho kugira ngo tubashe kurya, nanjye nkasigara hano ku rugo. Ngewe ndi umucumbitsi nahongeraho kuba ndindushyi yibungira gutyo gusa nkibera nka mu bavandimwe nyene urugo, kandi nubwo adahari nawe nta kigenda, nta kuntu ariho. Zarapasutse bro do neze nabi iyi naho twiko ngo turarara n'inka nihiba kubera ko ntakirara. Murarana n'inka? Turarana n'inka. Hano harara iki? Hano hararamo abana. Hano habamo imiryango y'abantu 8. Habamo umuryango w'abantu 8 ndorera. Ubu hano harara abana 7. Mise ubu reba gutya n'inzu, eka mbanza ngukingurire buretse inzu yaramenetse. Fasha uyu mwana wanjye nze nkwereke inzu yararangiye nyine. Do nadirishya riba uravuga dore do yababa we iyi nzu dore ibi ni bisasa abana barara. Hano harara abana ubwo ari uburiri. Ubu ni uburiri bw'abana? Harara abana bangahe ubwo? Harara abana 8, nanjye niho ndara. Kandi aho ngaho inzu yarasadutse, dore nayo icyo gikuta cyararangiye. Ubu dutegereje ko inzu zabo ntabwo imvura iguye hano irahajojobera. Ahangaha ngo harara iki? Ahantu harara inka. Twese turi dusaba leta nuko yadufasha ikadutera inkunga ikagira icyo yatumarira pe. Uyu muryango kandi ukaba uvuga ko mu gihe imvura iguye bifashisha uno musarani bakabasha kuba ariho bugama n'abana babo. Ibi ni ibintu by'u Rwanda byo kuba ahantu nk'aha. Reba hose rwose nta gifasha ntaki, nanjye ubwanjye nzajya kubumba amatafari nta ngufu mfite, nta buraye. Iyi imvura iguye njya kureba ahantu ncumbika, imvura yahita nkagarukamo hano. Ubu nuko niberaho gusa. Dore bavuga ngo bazadusayidira ngo baduhe ngaho tuba, nta muntu ubabwiye ngo bagure ibibanza byaho baba. Turabyifitiye, ariko nimba ari nabidutoya, nimba ari tubanza ari dutoya, nibashaka ukuntu badushyiriramo aho tuba, aho tuba gusa biba bihagije. Ubuyobozi se niba bwakubakiye ahangaha? Reka da, ninjye wahigondagondeye nanga kuzerera ngo nje banjyana mu nzererezi bamfata nk'imbobo pfa niyengekeye aha mbarizwa aha mwaka karuri kanje. Abandi bose
bose basigajwe inyuma n'amateka bose barabubakiye bose babaha amazi babaha umuriro ariko mu kubw'ibyo ina twebwe ntabwo twigeze tubibona arangije arambwira nzabumba amatafari nta gufu mfite naburaye ngiye gushaka ahantu nkura 500 ayo matafari nzabona umwanya uyabumba koko nanjye ubwo icyifuzo cyane nuko kimeze ngiye rwose bajyaga bafata gahunda yo kudaha udufaranga nkatwe turi mu rwego rugufi tukagura ako kambaro tugaha uwo muceri tukifata neza nk'abandi ariko ubu noneho byaravuguruweho korona yatereye niyo babitambukije Imana imbabarire kandi nyorohereze simbizi neza ariko mpamya ko abadukuriye cya kintu batakiduha noneho waba ugiye mu rusengero ugiye gusari n'abandi wagira ngo urabegereye kuko turaba mama tuba dusari turi ku murongo twegeranye cyangwa se harimo intera kubera iyi korona ariko ukabona uwo mwegeranye ntabirebye neza ntakureba neza ni imibereho mibi kuba udafite umwambaro mbese ubona nk'uw'abandi kuba udakeye nkabo ukagerageza ariko ukabona ko hari ikibura kubera ubukene tugira kubera ubukene mufite bakabihunza ni iki mubona gikwiriye gukorwa ikintu gikwiriye gukorwa ni uko nka leta y'ubumwe ariyo mpamvu nshimira nyakubahwa perezida wa repubulika impamvu mushimira uti ni iyihe yampaye inzu rwose ntageragaho kuba ndi imbungereza mu mudugudu umudugudu wanjye uza guhura n'ibizurago ubu maze ibiza imyaka 4 baza no kunyihera akazi ka VUP umurongo ngwaho rwose yo kagira yakabikijyana igihe cyose ariko twadufaranga nakoreraga urumva ko natwishyuraga inzu kubera ko aho mfiteho inzu yanjye yahuye n'ibiza byo kuvuga bwo ngo baratubona bakigirayo ukabona ko tutagendanye neza nubwo ijambo rivuga ngo umutwe rigenda ricika nubikwisura mu cyahutire kare kanjye sinkiri umutwe kandi ibyo nukomeza kubimbwira bizamera nabi uzasanga ko nanjye umbangamiye unjonjora ariko ko kantu kukubona twebwe kubera turi rubanda nkene turi rubanda rugufi tutagira imyambarire tutagira imikere cyane ubone ko turi nk'abandi banyarwanda bafite icyo bakora babibumbiye mu makoperative mbese ni byinshi bituma urimo kubwira yuko atagira haba ntago wajya muri koperative ubunga ubu bamwe mu miryango yacu hari abacunga bene ingo baryamye bakagenda bakarara mu matuwarete y'abadakingwa bakarara mu madushe y'abadakingwa uwo muntu yakwinjira muri koperative ate muri cya gihe adafite aho yinjira adafite aho kuba bo natwe tufite aho ho kuba uzabumba inkono imwe cyangwa 2 ziri buzavemo 300 400 ufite abanyeshuri ufite barakeneye inkweto bakeneye iki uko kukavuga ngo wajya muri koperative utekereza kuyatanga handi muri koperative ngo ubumbire hamwe n'abandi ugasanga mukanya umwana we baramukuzanira bakubwira yuko acukuye ibijumba usange nabwo urasebye nk'umunyarwanda kumvisha ikibazo cy'abana benshi batabasha kujya kwiga kandi bakiri batoya niki kirimo kubitera umubyeyi n'ubushobozi nyine buke ni mirire ni imyambarire nk'ubu ngubu mfite umukobwa wanjye umaze icyumweru atiga utamaze icyumweru atiga gute ngewe nabaye umuntu wirwarira mu nda birangira noneho n'inzu yanjye ihuye n'ibiza mba ndahuhutse n'utwo mbonye nkora muri VUP nkajya nturiha inzu birangira akomezanye ya myenda yiganye mu wa mbere amaze kuba akantu kagimbutse imyenda isigaye yaramusize navuga ngo rero ngiye ku buryo bwo kumushakishiriza akambaro nanjye nkaba hahandi haranyegutse twabyiye abayobozi baraza bavuga ko bagomba kudusakarira ariko ubwo ngubwo twarategereje twarahebye ubu ngubu kuva twabibabwira ndumva imyaka 2 irangiye none ubu ngubu twarategereje ngo turebe ko badusakarira twarahebye ubuyobozi turabusaba ko abana bacu bakwiga tukaba abanyarwanda nk'abandi tugashakirwa icyo dukora dufite imikorere dufite amahirwe yo gukora ariko ikibazo ntabwo dufite ibyo dukora nyirizina n'ubumbye utwo tuntu kuko ari nawo mwuga gakondo n'ubumbye utwo tuntu abashakisha imibereho y'uko ari buramuke nuko ari buramuke rwose nuko
nkabamfasha nkabansaba abantu dusengana yuko nk'abantu bagira impuhwe bakiri nyine ababyeyi wumva yuko nyine imfubyi nayo bifite ibibazo byinshi yuko nyine bazamfasha ikibazo mfite mu mibereho yanjye. Ni iki kibazo ufite? Ikibazo mfite ni icy'imibereho yanjye n'abavandimwe banjye n'ikirimo kurera kandi nabo bakaba babana n'ubumuga. Ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 19. 19. Abantu rero bangana bate se ni bangahe? Ni ukuvuga ngo mfite umusaza wanjye umwe mama yandaze kandi nawe ni ikimuga nta hantu nshobora kujya musize kuko ubwo ntabwo naba mubaniye nka mushiki we cyangwa se nk'uko umubyeyi yaba arabinsigiye. Kuvuga ngo ntiyumva ntavuga niyo agenda mu muhanda ushobora no kumuhamagara nk'inshuro 100 atarakureba cyakoze cyo iyo umuteye nk'akabuye arahindukira akakureba mukavugana nabwo muvuganamo gakeya. Ubuyobozi buzi ikibazo ufite nk'umwana w'imfubyi urera umwana ufite ubumuga? Barabizi bamwe na bamwe barabizi babisiko tubayeho n'ubwo ndashima leta y'u Rwanda kuba n'ubinza ashagaze gutya ndabikesha leta nkabikesha na Paul Kagame kuko inzu yacu ntago ari uko yari imeze kuko wagiye ubona yuko hari ahandi hantu nyine amazu yabo ameze nabi natwe twe turi muri ubwo buzima imvura yaragwaga tugasohoka yahituka tukinjira mu nzu. Mu buryo bw'amashuri nyine ikintu cyatumye tuva mu ishuri ni ukuntu twavaga ku ishuri tugasanga nta byo kurya bihari noneho ukava ku ishuri mu byakubwa ati tujye mu ibumba tujye gutashya imwe tuze dushake icyo twararira. Nk'ubu ngubu urareba ko isabune yahenze gisigaye igeze kuri 700 n'amavuta yarahenze ntabwo wabona amavuta wisiga n'ubwo ngubwo ntabwo watwara iyo nkono ngo igura amafaranga 200 cyangwa se 300 uvuga ko ugiye kuguramo iyo sabune nubwo no kugenda usa nk'umwanda. Duka dufite n'ikindi twebwe nk'abagore basigajwe inyuma n'amateka pe ngiza n'amahirwe kubuje wenda yenda byazagira icyo bitanga wenda ibyamazu bikasa naho sinzi uko leta izayibona ariko twebwe nk'abagore basigajwe inyuma n'amateka dufite ikibazo cy'umwihariko. Umwihariko wacu ni iki? Tera mu minsi yashize najyaga numva ku maradiyo bavuga ngo nta mugore wo gukubitwa. Abagore bacu twebwe turacyakubitwa turatotezwa n'abagabo bacu. Icyo ndasaba leta ngo iduhugure mu mibereho yacu wenda mu ikiganiro cy'umuryango kitugereho leta iduhugurira abagabo natwe ubwacu turacyafite imyumvire inyuma mu miturire y'ingo zacu mu mibanire mu ngo. Bivuze ngo rero nabyo byaba biri mu bintu bituma bibasubiza inyuma cyane rwose. Ntago tuganira n'abagabo bacu ngo duhuze umugabo riri bahuze no aganira n'umugore ntaganira n'umugabo ni gutyo nyine n'abantu bacu bakagenda gutyo ati n'ubundi n'ababyeyi bacu niko babayeho natwe bumva ngo we turasenga turagira gute ukabona n'abantu nicyo kimwe n'ubundi n'abandi babigenderaho kuko nta bureri bafite. Inzu yacu ticanamo nta gikoni dufite nta tuwarete dufite nta dushe mfite nta kogeramo nk'umwari. Ubu nta musore waza kunsura mubwira ati karibu mu nzu abona aho hantu ncanira uko hameze abona no kurundara kuri icyo gishangara ntabimuhisha. Reka nkubwire ndumva iyi nzu nayisakariye nayo bayubakiye kuva kuri fondasiyo abandi basigajwe inyuma n'amateka hirya no hino barubakirwa kuki mwantega abanyamadini se leta ntinzi mwintega amadini kuko ntago nzajya kubwira umufuti mu Rwanda ngo inzu yanjye irava ntanza magejwe n'iki umurenge unzi uzi ko mba mu murenge wabo akagari kazi ko iyo nziva mu kagari kayo mudugudu azi ko iyo nziva mu mudugudu mutwara sibazi ko iyo nziva mu mudugudu mwisibuye nzava amavanga amaguruke ngi Kigali kwa mufuti ntaho nzajya reka izangweho. Mwakoze cyane rwose mwakoze. Umuyobozi w'akarere ka Muhanga Kayitare Jacqueline akaba yemereye ikinyamakuru isezerano.com ko aba baturage bazasurwa hakareba ababaye cyane akaba ari bo baherwaho bitewe n'uko ubushobozi buzagenda buboneka. Abaturage bafite ikibazo cy'imiturire nta mwihariko wabo ngabo gusa ahubwo tugira intonde z'abaturage bose bagomba gufashwa bari mu bibazo by'imiturire. Rero icyakorwa nuko bazegerwa nk'uko bisanzwe bikorwa hanyuma bakareba ikibazo bafite bakunganira. Umuturage afite ikibazo cyaho kuba inshingano zo gushaka aho aba ku buryo nta muturage dufite rwose imyangire
hanyuma kuba batekereza ko mu gihe cy'impeshyi bakubakirwa ibyo byo ubushobozi bubonetse byakorwa. Icyangombwa ni uko ibibazo byakurikiranwa hanyuma hagashakwa uburyo bwo kuba basanirwa amazu yabo. Ntabwo tuvangura abaturage bacu, ntabwo ari byo, ntabwo twavuga ngo basigajwe inyuma n'amateka ubwabo ngo ubwo rero ubushobozi bubonetse nibwo bujyana n'ibikorwa byakozwe. Abo rero niba nabo bafite ikibazo cy'uko baba batuye ahantu babona hatameze neza, rwose ubwo baba bari ku rutonde rw'abafite ibibazo mu miturire kandi tuba tubafite, hanyuma tukagenda tubasanira buhoro buhoro uko ubushobozi bwabonetse. Ntabwo tuvangura ngo aba ni aba cyangwa bariya, ahubwo muri rusange dukora ku buryo buri wese agomba gutura heza mu bushobozi buhari. Hazarebwa uburyo buhari, hanyuma niba ari bo baba bari kurusha abandi ubwo nibo bazaherwaho, ariko ntabwo tubabwira ngo tubahaye icyizere kingana iki, ahubwo ni uko buri wese agomba gutura neza, hanyuma nawe ubwe akabigiramo uruhare, ariko na leta nayo ikamufasha. Aho urimo kuvuga hazasurwa turebe ikibazo gihari, hanyuma hagenwe uburyo hatungana, kandi ibimaze gukemuka nibyo byinshi ku buryo